kwibuka ku nshuro ya 32 biregereje gahunda y'ibikorwa byo kwibuka by'umwihariko icyumweru cy'icyunamo iteye. Twakomeje kubisobanura kenshi ariko reka nongere mbisobanure neza haveho urujijo. Ku itariki 7 Mata ubwo ni kuwa kabiri ejo bundi hazatangizwa ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu hose. Ku rwego rw'igihugu bizatangizwa ku rwibutso rwa Kigali mu gitondo mbere ya saa sita, habe ibiganiro ndetse habe n'ubutumwa nyamukuru abaturage bazakurikira. Hanyuma rero mu midugudu mu gitondo mu midugudu yose abaturage bazahura mu midugudu, ubwo bazabaha gahunda ariko no guhera saa 2 saa 3 habe ikiganiro muri buri mu midugudu. Noneho ikiganiro cyarateguwe kirahari, ikiganiro habeho no kungurana ibitekerezo ku icyo kiganiro. Ni ikiganiro cy'amateka kinagaragaza icyerekezo cy'igihugu, bumwe bw'abanyarwanda, aho tugana n'ibyo tugomba kwirinda. Bize rero kurangizwa no gukurikira ubutumwa nyamukuru buzatangwa mu gihe igikorwa kiri ku Gisozi kizaba kiba. Hose mu gihugu tugikurikire kuri radio za televiziyo zitandukanye. Noneho nyuma ya saa sita abanyarwanda bazajya mu bikorwa byabo. Bikorwa byabo bibatunze, imirimo izafungurwa, amasoko, bikorwa byose bitunze abantu bizafungurwa bikorwe nyuma ya saa sita. Ndetse no mu cyumweru cyose bikorwa bitunze abantu ni ukuvuga amasoko, farumasi, byose mbese mirimo. Kandi nanasobanurwe ko za siporo, abakora siporo ku giti cyabo kujya muri za gym kugira ngo bitungane ni ngombwa, ntabwo bibujijwe, ntabwo bigomba gukorwa. Ubishaka rwose bigomba gukorwa. Ubwo za shampiyona nizo zizaba zihagaze. Ikidakorwa kuko turi mu kiriyo ni amarushanwa y'imikino agamije kwishimisha, imikino cyangwa se tuvuge, ariko menya itagikora yindi yo guteka. Ariko za shampiyona ni ukuvuga amakipe yahuye, ariko ibikorwa by'amakipe yitoza gukora za entrenoma ibyo birakorwa. Misiri kuri gym kubera imiziki tuzi bakoresha muri gym, ariko abantu bashobora kwibaza bati iriya miziki yo muri gym abantu bazayicuranga nyine bakore gym. Ntabwo ari imiziki ishinyagura, byumve. Ikigamijwe ni ukugira ngo ubuzima bw'abantu bungabungwe. Kwibuka ntabwo bihagarika ubuzima, cyane cyane no kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza. Kimwe mu bituma ubuzima bw'abantu bugenda neza ni siporo. Ntabwo hagarika siporo ntabwo igomba guhagarara. Ibizahagarara muri iyo minsi ni za shampiyona, amarushanwa n'imikino y'amahirwe. Y'amahirwe ariko iracyakora simbizi. Birahari naho rwose byumvikane gutyo. Siporo yaba ikozwe n'umuntu ku giti cye, yaba ikozwe n'abantu mu magroupe bari hamwe. Nyuma ya saa sita tariki 7, nyuma ya saa sita tariki 7. Ariko n'indirimbo izo zije ari indirimbo nyine zishinyagura n'udisinyagura ntizemewe. Hari indirimbo zishobora gufasha gukora siporo ariko ziteye neza, zijyanye na ritme ibyo abantu babireba. Ariko humvikane ko ikintu cyo gufunga uko byakorwaga oya ntagihari. Ubwo ni mu cyumweru cyose nuko ubuzima buzaba bumeze, no gukomeza iminsi 100 humvikana. Ubwo tariki 7 umunsi ibikorwa bihari nibyo bya mbere ya saa sita gusa cyangwa ibindi? Ku rwego rw'igihugu i Kigali hazaba n'urugendo rwo kwibuka. Urwo rugendo rwo kwibuka ruzahagurukira hariya ku karere ka Gasabo, hari ibiro by'akarere ka Gasabo bita walk to remember. Yes, mu cyongereza walk to remember. Ni urugendo rwo kwibuka, urugende rugere kuri BK Arena. No kuri BK Arena habe umugoroba w'ikiriyo. Urugendo rwo kwibuka icyo runamaze byumvikane ntabwo ari ukugenda gusa, ni ukugenda tuzirikana urugendo rubi rwa jenoside rwakoreshejwe abatutsi bajya kwicwa cyangwa bariho bicwa. Ni uburyo bwo kubizirikana, kubishyira ku mutima twifatanyije nabo. Ngira ngo iminota yadushiranye, ariko ubu ni iki musaba abanyarwanda noneho muri iki cyumweru cy'icyunamo? Cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga turabonaho abajene benshi bakurikira gahunda zitandukanye, ariko n'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye mu cyumweru cy'icyunamo n'amezi 3 y'iminsi 100 yo kwibuka ho n'icyo abanyarwanda basabwa muri rusange. Icyo dusaba abanyarwanda twese ni ukwishyira hamwe. Ni ukwishyira hamwe, igikorwa kwishyira hamwe kurushaho. Dusanzwe muri turi hamwe, ariko noneho muri iyi minsi yibutsa uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi ni ukwishyira hamwe nk'abantu n'ubundi b'abanyarwanda dusangiye ibyo byago.
ni ibyago kubera ko twagize ibyago bya leta mbi yabiteguye ikica icyiciro cy'abanyarwanda. Tugomba rero kwishyira hamwe tukabazirikana tukabibuka kandi twishyize hamwe tunarwanya ingengabitekerezo ya jenoside, urwango, ivangura n'ibindi ibyo ari byo byose byaganisha ku kudutanya. Gukorera hamwe, kwishyira hamwe no kugira icyo cyerekezo kimwe. Icya kabiri ni no kuba hafi. Iyi minsi yo kwibuka igeze, hari abarokotse jenoside bafite intege nkeya, cyane cyane bari bonyine, bitera akababaro, bikongera bikabyutsa akababaro, ugasanga agahinda kiyongereye, bagize intege nkeya. Abo bantu ni ukubaba hafi. Mu midugudu barabazi, ni ukubaba hafi tukabegera, tukumva ko dusangiye aya mateka kandi tugomba no kwegera b'intege nkeya. Tukazirikana rero ko nanone tugomba kongera gushyira ubwa bumwe bwacu hamwe mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside iyo twavugaga iri mu karere naho igaragara hose ku mbuga nkoranyambaga. Tukayamagana, tukumva yuko ushaka kongera kudutanya, kongera kudusenyera igihugu, tugomba gushyira hamwe mu kumubwira ngo oya, turabyanze, abanyarwanda ntitugomba kongera kwemera udusenyera igihugu. Turashaka igihugu kimeze neza, gikomeza gutera imbere, gikomeza kwiyubaka, kidakeneye gusubira muri iyo politiki y'ivangura n'irondabwoko ya Habyarimana n'abatekereza nkawe.